Nkomeje kubaha ikaze inshuti bakunzi bawaye umuyoboro wacu wa YouTube channel mukomeje gukunda muri benshi. Ushize twaganiye ku buzima bwo mu mutwe cyangwa mental health. Uyu munsi ndagira ngo noneho turebere hamwe nizihe nama wafata cyangwa se wakurikiza kugira ngo bwa buzima bwo mu mutwe bukomeze kugenda neza nk'uko ushize twazikomojeho. Dore inama rero zagufasha gufata neza ubuzima bwo mu mutwe. Tangira umunsi wawe utuje, ufate umwanya uhumeka ushyitse umwuka mu nda, ufate kandi nibura iminota 5 witekerezeho cyangwa se meditation nk'uko twabivuze ubushize. Vuga imbamutima zawe, ziganiriza umuntu wizeye, biraruhura cyane. Nyeganyeza umubiri wawe, kora imyitozo ngororamubiri, ugende n'amaguru kugira ngo wiyumve neza. Jya ukata igitotsi byuzuye cyangwa usinzire neza mu munsi wawe nibura amasaha agera ku 8 nk'uko twarabivuze mu biganiro byabanjirije iki ngiki. Bifasha kugumana umutuzo mu byiyumvo byawe. Ibera inshuti nziza kandi wibabarira amakosa waba warakoze, unezerwe intambwe no utera buri munsi zagufashe kukubera akabando ko kwishimira ibyo ugenda ugeraho gahoro gahoro. Igihe ubuzima bwawe bwo mu mutwe bugize ikibazo, wibyihererana. Gana ikigo nderabuzima cyangwa se nk'uko twabivuze wegere umuntu cyangwa umujyanama wagufasha kumenya ikibazo ufite. Hari ibindi bintu 10 byadufasha kugira imyitwarire myiza, bikadufasha kuba twagira ubuzima bwiza, icyo bita psychology. Guceceka bitanga umutsindo kurusha kugerageza kwisobanura. Iyo abantu bagutereye icyizere, kuvuga ngo mbabarira ni nko gucurangira abahetsi. Cunga imigirire yawe witonze, kudakora reaction ku gikomye cyose. Iyo uri umunyakuri, abo wafataga nk'inshuti ariko atari zo, baribusanya bakakuvira mu buzima. Umuntu umwe ufite umutima mwiza akurutira abantu 1000 basura meza masa. Itsinda rito by'inshuti nzima, ubuzima bw'ibanga biguha ibitekerezo bisobanutse n'umutima unezerewe. Ntugashake kongera gukundana n'umuntu waguteye uw'inyuma cyangwa se waguhemukiye. Ntugatekereze cyane ngo urenze urugero kuko udashobora kugenzura buri kintu cyose. Bireke bibe uko byakabaye, ubundi ubuzima bukomeza. Niba umuntu ari umuswa ku rwego rwo gutera umugongo, nawe bumuhanga ku rwego rwo kumureka ngo agende, kuko ashoboye kukwangiriza ubuzima. Kugira inshuti nyayo bikomeye kurusha gutwara ibiceri cyangwa se ibikeri ku ngorofani. Iyo imwe ufite uyu munsi yikomereho cyane kuko niyo izaguherekeza kandi nayo izakubikira amabanga. Wiyitererana. Ukuri rero kwa psychology nk'uko turi kubivuga, buri wese akwiye kumenya mu buzima bwe kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kujya mbere. Abagabo ntibapfa gutanga imbabazi, iranyiganze yoga nk'uko ndabibabwiye. Kirore kibondo cyanjye bibagirwa vuba. Wabafudikiye cyangwa se nitwaje iki kababeshya mu buzima busanzwe, ibi byose nkabyirenza. Bira imbabazi. Uyitwaje azira kuneshwa, utayitunza azira kuramba. Iyo ntwari ushimika iminsi nta yindi shaka. Dore ukuri gusharira rero abagabo bacamo kandi ntibibabuze gutera imbere nk'uko twari turangije kubivuga. Abagabo b'umutima mwiza barakoreshwa. Abagabo b'amasonisoni barirengagizwa. Abagabo badahamye barahohoterwa. Abagabo bagira umutima woroshye bahezwa icyuma nk'ikoti. Abagabo b'umutima wihangana banyunyuzwa imiti. Abagabo b'inkazi barubahwa. Aho wenda inama igihe ifite agahinda, aho wenda nuzibuka ubuzima bwo mu mutwe twarazibabwiye nazo. Aho wenda dore imyitwarire njyarupfu rero.
ibintu wakora ariko ukaba uri kwihemukira, ubuzima bwawe uri kubushyira mu kaga. Gukora ubutaruhuka, kutoroshya ubuzima, indyo ndengarugero, kutota izuba, imitekerereze mibi, kudakora siporo, kumara igihe ndengarugero kuri mobile phone cyangwa se kuri izi mbuga nkoranyambaga zateye, kutanywa amazi ahagije, kunywa imiti y'umurengera, kutamenya kuvuga ngo oya, kumara amasaha menshi wicaye udahaguruka, kubaho ubuzima bw'ubujyumwe, kutitabira ibikorwa mbonezamubano, gusohora kashi cyangwa amafaranga mbere yo kuyakorera, gusinzira amasaha make cyangwa se menshi cyane arengeje igipimo, kunywa cyangwa kurya isukari nyinshi cyangwa umunyu mwinshi, guhorana amahane, kunywa inzoga z'umurengera, kwihambira ku mukunzi utakigukunda. Izi tuvuze ni imyitwarire njyarupfu cyangwa se ivuganisha gushyira ubuzima bwawe mu kaga, niyo mpamvu biri kwitwa ngo njyarupfu. Nshuti bavandimwe, mwe mwese mukomeza gukurikira umuyoboro wacu wa YouTube, kancumbikira ahangaha ariko ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ndabakunda cyane rero, ciao.